rya Yesu n'abanye arabasuza cyane Dr. Frank Habineza. asaba yuko abakozi b'ingeri bishara barayamba asaba ko ubutaka bugaragaza imisoro birakunda noneho kwina mukonya gufungwa kuko yuko ahabwa icyaha ibyo byose uko Frank Habineza ibyo biravaho direct biravaho ko Dr. Frank Habineza ibyo bintu byo gufungwa mbere yuko icyaha usobanutse baravuga cyane usobanutse cyane service Dr. Frank Habineza amashi kuri Dr. Frank Habineza y'abadepite cyangwa abagize guverinoma baciye mu nama y'abaminisitiri niho buryo amategeko akorwa. So kubera ububasha nahabaga n'amategeko nateguye umushinga w'itegeko wo kugabanya uwo musoro w'ubutaka tugakura ku mafaranga 300 metero kare nishira ku mafaranga 100. Hari n'ibindi byinshi bijyanye n'ibibanza n'amazu ukodesha ya tegeko ryane n'inzego z'ibanze y'umutungo w'inzego z'ibanze bigeza mu nteko ishinga amategeko barabyakira baranyandikira ko babyakiriye umuyobozi mukuru w'inteko ndetse bashaho n'itsinda ryo kumfasha kubitegura neza. Nyuma yaho baransaba ati ko leta tugiye kwihombesha amafaranga miliyari cyangwa zazize kuri